dore ndamiyo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira nzatuzirwe mu kibanza cyawe ni koko nzajya ngukomeza nutsikira nzakuramiza ukuboko kwanjye gukomeye. Amen, haleluya. Nugira imbeho nzagufureba nijoro uryamye nzakurinda. Amen, haleluya. Humura mwana wanjye nzakurinda imisi yose yo kubaho kwawe. Amen, amen, kabisa. Nzatuzahirwe mu kibanza cyawe ni koko nzajya ngukomeza kuko nguhaye kwegera ya ntebe mumpamagara nzakwitaba ntugakangwe n'imisi n'ibihe kuko byose ninjye ubigena nzajya nkurinda. Endelee kumsifu si buri sengesho rizasubizwa kuko nsaba si buri ndirimbo. Muraho neza abakunzi ba Godson Tunes, tubahaye ikaze. Rero nk'uko musanzwe mubizi, tugira ibintu byinshi ducisha kuri platform yacu ya YouTube. Rero uyu munsi twabazaniye umuhanzi cyangwa se umuntu umuririmbyi. Nk'uko mubyibuka ubushize hari umuntu twabazaniye nawe yari umuhanzi, twongera tubazanira undi muhungu nawe yari umuvugabutumwa ariko yabanjije kutugezaho ibijyanye na background y'ubuzima bwiwe, aduha na rendezvous yuko azagaruka. Rero uyu munsi tubafitiye undi muhungu nk'uko mubibona kuri kamera yacu, nimba ari umuhungu nimba ari umugabo ntitubizi, wenda araza kutwibwira nyuma abitubwire byose yivuye imuzi. Rero tubahaye ikaze ko tugiye kubana cyangwa se ku bandi bari buze gukurikirana nyuma yaho, most welcome. Rero reka tumuhe umwanya, dutangire tumuha umwanya twibwira, nitumara ibindi turaza kubikomerezaho. Muraho neza? Muraho neza gose. Amakuru turashima Imana. Umeze neza? Turabona ntacyo ubaye kabisa, uri umusore ushima Imana n'abantu. Rero tugwaye ikaze, rero tugiye kuguha microphone utangire twibwira amazina uriwe. Sani karibu. Murakoze, nitwa David Ishimwe, niyo mazina ababyeyi banjye banyise. Hari nayo mazina nkoresha kuri YouTube channel. Ndi umuhanzi wa gospel. Nakuri indirimbo zijyanye no guhimbaza Imana uburyo bumwe cyangwa ubundi. Niko nitwa, nkunda kuririmba cyane nk'uko Godson yababwiye. Ukunda kuririmba. Murakoze cyane David Ishimwe, ndagira muramwumvishije. Agiye rero kutangira twibwira noneho yivuye imuze, tubwiye David Ishimwe ni muntu ki, ase bla bla akora ibiki n'ibiki, twibwire nyine muri make David Ishimwe ku buryo umuntu yakumva David Ishimwe agahita amenya ngo ni uwimo. Kadutangire. Nahereye mu buto bwanjye niruke nyuma y'isanikiranzire, nabajije abanduta uko nakwiruka inyuma y'isariko nisige jene jambe tobe lave bo sikizebe jene jambe tobe lave bo sikizebe. Murakoze cyane, ndabona uri n'umucuranzi uzi gucuranga gitari. Okay, turayifuza kumenya noneho mu buryo life cyangwa se mu buzima bwawe
David ese uturuka he, ese uba he, cyangwa se mbese utubwire muri make. David, cyambere turakibonye ko uri umuhanzi uzi gucuranga, wenda sinzi nimba ari iyo instrument yonyine uzi, wenda nabyo uraza kubitubwira. Sawa, ni karibu. David nuko nababwiye nkunda kuririmba cyane. Ni iby'agaciro gakomeye kuba turi mu mwanya turi hano. Gusa mu rugo kavukire yanjye ni mu Mutara, ariko ndi nta Kigali kubw'ubuzima. Urabona ahise gutembereje niho ujya kugira ngo urebe uko byagenda. Hagati aho rero ntabwo nkora umuziki gusa, n'ibindi bintu bitandukanye. Ndi umuvugabutumwa, kabiri nigisha no kuririmba n'amajwi. Ubwo nyine abadukurikiye hageze wumva akeneye ko twamufasha gukunda kuririmba nkatwe, yazegera Godson TV yaduhuza nta kibazo. Urakoze cyane, uratubwiye ngo ukunda umurimo wo kuririmba. Se reka aricyo duheraho, umurimo wo kuririmba watangiye ryari, byaje gute se? Ni ibintu wabyutse wumva biraje, cyangwa ni ibintu wenda biri muri famiye, bya bindi bavuga ngo bikurikirana nyine, ugasanga nimba papa wawe yari umuririmbyi nawe urabikoze, cyangwa se wenda niwe wenyine mu muryango wanyu? Ntabwo navuga ngo ibijyanye n'umuziki ni njyewe wabikoze mu muryango gusa. Data umbyara yari umuririmbyi kandi ari n'umucuranzi, ariko ku iminsi nyine igenda ihinduka, Satani n'umwanzi w'ibyiza birangira byo gukora ibintu bijyanye n'indirimbo bivamo. Ariko burya yo Imana ifite ikintu ishaka ku muryango, cyangwa se hari umuhamagaro ibona muri wowe, ibasha gucisha mu zindi nzira, ikabasha gukora ikintu gikomeye. Urumva biri muri famiye, ari mama yari umuririmbyi, papa yari umuririmbyi, na mama we yashoje urugendo rwe rwo gukorera Imana, atabaruka akibikora. Ariko papa we navuga ko yaciye intege mu nzira. So bityo imbaraga z'Imana nta umenye ko zikora, yishaka kugira ngo igire icyo ikora cyangwa se igaragaza, ishobora kuza mu muryango wawe, yahamagara kandi akangayikorere, yarangara cyangwa se atakwemera kubikora, akajya mu nzira yenda zitandukanye akabivamo. Ariko yifite icyo yagambiriye ku muryango, ishobora no kurindira nawe undi w'urusoro kiri mu nda kiri mutoya, ikazamutoza ikamugeza ku rwego ishaka yumva ko agomba kugeraho. So ndatekereza mu muryango iwacu nta muntu wigeze uba umuhanzi, ariko bakundaga kuririmba. Urumva iyo nkomoko yanjye byanga bikunda barabaririmbyi, bakundaga kuririmba, barabacuranzi, gucuranga nanjye mbikora nubwo ariko si cyane nko kuririmba nicyo kintu nisangamo cyane. Urumva rero n'ubundi ni imiryango. Yego, urakoze cyane. Ndumva ari ibintu nyine wakuye ku babyeyi bawe, kandi tuguhana condoleance kubwo kubura umubyeyi wawe. None se ibi byo gutangira cyangwa se gahunda yo kuririmba wayitangiye ryari? Wari uri muto cyangwa ni ubu vuba? Ntabwo navuga ko nabitangiye ndi muto. Ndabyibuka kera 2015 nibwo namenye ko mfite Imana. Urumva ni kera, imyaka itambutse ni myinshi cyane. Ubu tuvugana nibwo impano yagiye ikura. Navuga ko aribwo itangiye nyine kujya kumugaragara, ikagaragarira buri wese. Urumva icyo gihe nari umuririmbyi, ndi n'umwanditsi, ariko kera nyine wabaga uri muri korali uri umwana, bitewe n'ukuntu nyine ungana n'imyaka yawe. Nigeze kwegera dirija rimwe, niko kantu nyine kambayemo ubuzima, karambabaza cyane. Ariko nyine umugambi w'Imana urakomeye cyane kurenza uko abantu tubitekereza. Negereye dirija ndamwanira, rero mfite indirimbo nanditse, abyumva icyo gihe mfite imyaka 16. Ariko nyine bitewe no kugira experience nkeya, indirimbo ndayandika, ariko ngeze imbere ya korali mbura melody, biba ikibazo gikomeye. Nubwo ndavuga mfite indirimbo nayanditse ariko nta melody, se wamfasha gushaka nka melody nka dirija? Icyo gihe nyine anca intege, ansubiza inyuma,
ariko nyine kubera ko numvaga bindimo nkunda umuziki narabikomeje ntekereza ko ari nacyo cyatumye Imana yenda ishyigikira intambwe zanjye. Uyu munsi wa none byampaye ishusho ko ntagomba gucika intege, ngomba kwegera imbere cyane, byanga bikunda bizakunda, kubera ko aho narindi imbere nandika bikanga, nkashaka melody bikanga. Ngeze ku rwego umuntu yakwandika indirimbo nziza nkaba namufasha gushaka melody tukayishyingunoza bugororangingo ikaba indirimbo imeze neza. Okay. Utubwiye uburyo watangiye cyangwa se uko watangiye kariyeri yawe, wari utubwiye ibijyanye na dirija wawe, ariko ndumva asa nk'aho ari wakumotiviye kubera kuko nubwo wagiye gukora akakwangira cyangwa se ukabura melody byaguteye izindi mbaraga zo gukomeza gukora, sibyo? None muri ibyo byose ese wari utubwiye ngo uri umuhanzi, hari indirimbo wari ugiye ukora, ese hari izawe zirimo? Zirahari nyinshi. Waba ufite nka zingahe? Mfite album ebyiri gusa, iyo nabashije kujyana muri studio n'imwe. Nubwo nkibitangira navuga ko aribwo nkibishyiramo imbaraga cyane, kuko namaze kubona ko iyo mpano nyifite kandi ngomba kuba nayigeza kuri umunyarwanda wese akabasha kumva ikindimo nyine Imana yabashije kumurikira. Ni ukuvuga ngo ufite album ebyiri ariko yagiye public iri hanze y'abantu bazi ni imwe. Iyo yitwa yihe? Yitwa Nzajya Nkurinda. Nzajya Nkurinda by Ishimwe David. Okay, aho ni sawa. None ikibazo kingira ngo nkubaze, ese mu gukora izo ndirimbo zawe, ndumva icyo gihe watangiye 2015 wabikoraga usa nkaho kubera bitewe n'abo mwakoranaga nawe ugapfa gukora, ariko ubu ngubu nibwo usa nkaho umaze kubisobanukirwa ibyo ukora. Ese iyo inspiration ni iki kikumotiva gituma ubasha kuki utagiye muri sekira ngo uririmbe izisi cyangwa se uririmbe indirimbo ko tuzi benshi babivuyemo? Ni iki kiku encourage kugira ngo ukomeze ukore indirimbo za gospel? Nkuko natangiye mbivuga, urabona yo kubw'umuhamagaro. Hari ukuntu umuntu akora ibintu akabikora mu rwego rwo kuba anezeza abantu, ariko igihe umuziki ntabwo nkora mu rwego rwo kunezeza abantu gusa, mbikora mu rwego rwo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni muri urwo rwego rutuma nyine ntacika intege. Abandi warukomeje ku bya sekira, benshi turabizi bagiye batangira umurimo. Urugero ndatanga nko kuri Afrique yari umuririmbyi yari mu Mutara, aririmba muri korali ndamuzi cyane, ariko nyine igihe kiza kugera abivamo ajya kuririmba indirimbo z'isi. Ntekereza ko ntabwo byari umuhamagaro we, kuko umuntu yafite umuhamagaro mu kintu kandi yumva ko ari impano yagomba kugikora, ntago atandikira, ntibyashoboka kuko ubwo nyine umuhamagaro we waragaragaye. Impamvu nge rero ibi bintu mbikunda kandi bimotiva, nigeze ncika intege mu bantu, nuko nubyumvisemo numva ko nkwiye kubikora koko, numva ko nkwiye guhimbaza Imana, numva ko nkwiye kuyiramya muri urwo rwego. Okay, ni ukuvuga ngo abakora sekiro bo ntabwo nako abakora gospel ntabwo banezeza Imana. Uvuze ngo niwe ntabwo ari ugukora ibintu bijyanye no kunezeza abantu ndetse no kunezeza Imana, sibyo? None abakora gospel ntibanezeza Imana. Waruvuze kuri sekira, niho nari ngarutse cyane. Birashoboka ko nari nsobanukiwe neza icyo ushatse kuvuga. Sekira niyo nari nkomojeho cyane. Hari abantu benshi nyine usanga bakora gospel ariko igihe kikagira bakajya muri sekira. Abahanzi bakora gospel, urumva ni ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza ku bantu, kandi burya Imana inezerewe itera n'abantu kugukunda bakanezerwa. Uzarebeyo abantu bishimye, burya mbere na mbere Imana iba yamaze kunezerwa, kubera ko ibyo wakoze yabishimye, yabihaye umugisha. Buri wese ari kukurebamo nyine akumva urimo uramugeza ku musaraba aho ukwiye kumugeza. None se muri izo ndirimbo zawe ukora, bigusaba iki kugira ngo ukore indirimbo ibe yarangiye cyangwa se uhimba indirimbo muri wa mwanya wo guhimba wenda itarajya muri studio? Ese bigusaba iki? Ni wowe wiyandikira cyangwa se urazigura? Bigenda biti kugira ngo indirimbo iba yuzuye? Muri make genda umwanditsi
ndaziyandikira njye ku giti cyanjye nkanazishakira melodi nkaziha ubugororangingo buhagije nkazijyana muri studio nkabasha kuba naririmba indirimbo nyine ikagenda neza. Urumva ni urugendo rurerure gusa nyine birimo bisaba imbaraga nyinshi cyane kuko ntago nk'umuntu nkanjye ntago nabyishoboza. Ndakeka nuko nakomeje kubikubwira yo ari umuhamagaro w'ikintu cyawe kiba kikurimo, ntago bisaba kugira ngo utekereze byinshi uvuga ngo ibi nibi oya. Yo umuhamagaro kurimo ugafata umwanya wo gusenga ugakora ikintu kirakunda. Hari igihe kenshi bikunda kuza ndyamye, nibwo nkunda kuryama nyine nkabona amagambo meza nkayandika, cyangwa se ndi gusoma Bible ni muri urwego Imana ikampa amagambo meza yo guhumuriza ubwoko bwayo, nanjye nkafata ikaramu nkandika. Ni muri urwego mbasha guteguramo ibihangano byanjye. Yego. Hari nk'umuntu ushobora kuzareba iki kiganiro cyangwa se akakireba akumva ko uri umuntu nyine wandika ibijyanye n'indirimbo. Wenda urabizi wowe nk'umuhanzi hari abantu baririmba ariko batazi kwandika. Wenda akaba yavuga ati se uyu muntu ko ashobora kumfasha, akibaza ese bitwara igihe kingana iki kugira ngo indirimbo uba wayihimbye yuzuye, bishobora kugufata igihe kingana iki? Buriya kwandika ni ibintu bivuna kuko uzarebe hari igihe wandika indirimbo uko Imana igenda iguha amagambo ugenda wongeramo, hari naho bigera ukagira ibyo ukata n'ibindi wongeramo nyine kugira ngo ya ndirimbo ubashe kuyiha ubugororangingo bumeze neza, kugira ngo na wa muntu wese uwo ari we wese uzayumva. Kuko urabona generation turimo abantu benshi bisaba kugira ngo ukore buri ikintu buri wese azisangamo. Aba ari umuntu mukuru akisangemo, aba ari urubyiruko akisangemo, mbese ingero zose nyine yumve ari yandirimba imukoze ku mutima, mbese udafite abantu runaka ubwira gusa, muri rusange bose bakisanga muri wa mujyo. Ni muri urwo rwego, ariko bitwara igihe kabisa. N'indirimbo yose ushobora kuyandika ukwezi kose kugira ngo byibura ibimaze kuba indirimbo ishyitse. Tubwiye ko nsubiye inyuma gato watangiye umuziki wawe 2015, wenda uzamuka gake gake, ariko wakoze indirimbo nyinshi nyine zikiriyo mu gikari, imwe niyo yabashije kujya muri studio. Ese kugeza kuri ubu hari umuntu mwamufite mukorana, for example nka manager, cyangwa se byose urabyikora wenyine ku giti cyawe? Navuga ko burya iyo umuntu agitangira biragoye guhita ubona manager. Urabizi iyo umuntu akiri mu gikari uzarebe kenshi iyo umuntu afite kado utarabasha kumenya ikirimo imbere ntabwo wabasha gukunda cya kintu. Iyo ikintu kiri muri ya kado cyamaze kugaragara niho usanga nyine benshi batangiye kugikunda. So ndavuga natekereza yo Imana ishaka kugira ngo ikugeze aho ugomba kugera, cyangwa se n'aba manager mbere yuko baza habanza nyine kubanza kumenyekana ukagaragara buri wese, abantu bakamenya ngo ufite iki. Uyu munsi wa none ndatekereza natangiye njyenyine mu rwego rwo kugira ngo Imana yo ibanze imbere, hanyuma manager we azaza nyuma. Gusa ndatekereza kubwo kwizera mfite kandi numva ko byose bishoboka, ndatekereza ko n'umuterankunga nzamubona. Gusa nyine ndibikora njyenyine. No muterankunga aje cyangwa se manager wawe aje, nta kibazo byatuma Imana itakomeza kuba byaba ari byiza cyane kuba iya mbere. Hari ikibazo nenda kukubaza kirasa nkaho wenda kiri nk'inyuma cyane ya topic ho gatoya, ariko n'ubundi niwe kireba. Urabizi abantu b'abahanzi cyane bakunze kugira ikintu cy'igikundiro, kandi nawe turabona wenda imyaka urimo niyo myaka nyine. Eske hari umuntu kwaje cyangwa se hari umuntu ufite umusheri? Mbaje ikibazo gikomeye, sinzi ko napfa kugisubiza. Gusa oya ntago gikomeye, gusa arahari. Ubu arahari, mwitegura kuza. Impamvu tukubajije nuko tuzi yuko iyo utangiye kuririmba uhura n'izo
nimba nabyita imbogamizi ariko si imbogamizi uhura na abantu benshi bakakubwira amarangamutima bakagukunda even muri gospel na secular ubu nyine ugasanga iyo uri umuhungu ufite abakobwa benshi bakwirukanka ngo basinyire autography n'aba iki ugasanga nyine guhi niyo mpamvu rero twari tukubajije nimba hari ese mufite muritegura kuzabana ubuvuga cyangwa biracyari muri process ndende kubera ko ngewe ibintu byose mbiharira Imana mbishyira mu mupangu w'Imana ndatekereza warumbajije uravuga ngo iyo umuntu ari mu nzira yo kuririmba cyangwa se akunda kuririmba abantu benshi baramukunda bakishimira ibyo akora bamwe na bamwe bakifuza yenda no kwifotozanya nawe cyangwa se abandi bakifuza kugirana ibiganiro nawe bagashaka guhura nawe ndatekereza yo uri umuntu nyine utangiye urugendo twari tukoresheje ikibazo cy'uko ufite umukunzi utubwiye ko ahari ubwo nyine duhishe izina rye ariko nta kibazo kizima nuko ahari ikindi kibazo nakubaza kugira ngo urabona abantu bakora ibintu cyangwa se buri kintu cyose kiba gifite umuntu yireferaho nimba ubaza ufite umuntu nyine ukurikirana utera amarangi nimba udoda nimba ukumva nyine ushaka kuba nka wa muntu ese wowe muri ubu buhanzi bwa cyangwa se muri uru rugendo rwawe rw'umuziki wa gospel ninde muntu wireferaho cyangwa se wumva ko mu minsi mike ushobora kuzaba nkawe cyangwa se wifuza kuzakorana nawe Israel Mbonyi niwe ukunda aho ni sawa atari we se nta wundi ni wowe wenyine gusa ndatekereza mu bahanzi nkunda cyane mu Rwanda wa mbere ni Israel Mbonyi hakazaho na Martin Mugisha nibo bahanzi baririmba nkumva kabisa ibintu baririmba bibarimo nkumva nanjye nkeneye kumera nkabo hazaza none se aho ni sawa nimba ari we Israel Mbonyi cyangwa se Martin Mugisha turagira ngo duhe agasampo gato ku ndirimbo yakoze wumva irakuzamuye cyangwa se itumye urushaho kumukunda yaba ari Martin yaba ari Mbonyi uduheho mu ndirimbo zabo bagiye bakora simfite isoni zo kwinjira yambabariye wari utubwiye ngo icyo twashakaga kubaza twagira ngo tukubaze ese muri uru rugendo utangiye nyine rw'ubuhanzi urabizi ko buri kintu cyose umuntu akora aba afite uwo yireferaho waba ucuranga waba udoda waba ukora uba ufite ikintu nyine umuntu wireferaho wumva ushaka kuzaba nkawe ese wowe ninde wifuza cyangwa se ninde uguha inspiration Israel Mbonyi niwe wireferaho wumva ushaka kuzakorana nawe gusa ndifuza kuzakorana indirimbo nawe sinzi yenda ngo bizatwara igihe kingana iki ariko mu cyifuzo cyanjye ndamukunda cyane byarushaho kuba byiza cyane ndi kumwe nawe dukoranye indirimbo byarushaho kunezeza cyane nta wundi ni wowe wenyine gusa Martin producer producer Dorcas Novestina ane producer wanjye muri iyi minsi ariho na producer wa muri ino minsi uriya mugabo anakora neza ese muri abo bombi twagira ngo duhe kuri sample twumve indirimbo bagiye bakora za kumotive cyangwa se zituma urushaho kubakunda endelee kumusifu endelee kuamini alisema kwamba yeye ndiyo mwanzo na mwisho habadiliki moyo ni mwaminifu Mungu aliyo
aliyosema nawe yote atatimiza. Amen. Haleluya. Habadiliki moyo ni mwaminifu. Mungu aliyosema nawe yote atatimiza. Wowe simama kama jeshi, kama jeshi. Matatizo ya dunia ni ya muda tu. Endelee kumsifu, endelee kuamini, wewe ni jeshi la Mungu. Yani ndimba marite nziza kabisa, uzi no kuririmba, komereza aho kabisa. Iyo ndirimbo se yitwa ngo iki? Yitwa Mwaminifu ya Marite. Kare watubwiye yuko ukundana Mbonyi, nawe waduha akaririmbo cyangwa se indirimbo gake gatoya k'indirimbo mu ndirimbo ziwe yakoze wumva urakunze kabisa kuruta izindi. Siburi sengesho rizasubizwa kuko nsaba. Siburi ndirimbo izamunyura umutima. Nagufise fite umurengesi, unyereke imigambi yawe nkomere. Niba nkugiriye umugisha unyibuke, ijisho ryawe nirimeho ku ndunduro. Ineza yawe imerekeze ibihe n'ibihe. Gira isengesho ku ntebe y'umutima. Icyo nsaba tugumane, niba nkugiriye umugisha. Murakoze cyane. Turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Warabizi ubu haje ibintu by'iterambere bitandukanye. Twagiraga ngo tukubaze, ese kuba waratangiye gukora, ese hari platform, ese ni ubuhe buryo umuntu wabonye iki kiganiro akumva aragukunze, ese yakubona ate? Twagira ngo duhe ubwo buryo. Hari WhatsApp 072 7 4 4 642. Yego. Hari telefone yo guhamagara 079 62 3 5 6 Urakoze cyane. Kuri YouTube wakenera kumenya ibikorwa byacu se cyangwa se ashaka kumva ibikorwa byacu, yakwandika Ishimwe David akabasha kubona ibihangano byacu biri kuri YouTube. Dusoza twagira ngo tukubaze, ndabizi ubu ngubu kubona abantu benshi bagufollowinga, bagukunda, baguhamagara n'ibindi bitandukanye. Ese abafana bawe muri ino minsi uri kubateganyiriza iki? Ni iki wabwira abafana bawe? Ikintu nabwira abafana ni ukunshyigikira, kubera ko hari byinshi niteze kubaha muri iyi minsi, ariko nyine hamwe no gusenga Imana n'urukundo abafana bagenda banyereka bizagenda biza. Hari indirimbo nyinshi zururutse imitima, hari
byinshi cyane byiza ndi kubateganyiriza muri iyi minsi. Okay. Uwo ni umuhanzi wanyu witwa Ishimwe David, twari turi kumwe muri iki kiganiro, ariko ntabwo twasoza kuko watubwiye ko wakoze indirimbo nyinshi, hari indi yagiye hanze, ntabwo twasoza utaduhayeho kuri iyo ndirimbo yagiye hanze, wenda n'igitero kimwe cyangwa se agace gatoya kagaragaza ko iyo ndirimbo ari iyawe koko. Dore ndamiyo natoranyije, umutima wanjye ukamwishimira, nzatuzirwe mu kibanza cyawe, ni koko nzajya ngukomeza, nutsikira nzakuramiza, ukuboko kwanjye gukomeye. Amen, haleluya. Nugira imbeho nzagufureba, nijoro uryamye nzakurinda. Amen, haleluya. Humura mwana wanjye, nzakurinda iminsi yose yo kubaho kwawe. Amen, amen, kabisa. Nzatuzahirwe mu kibanza cyawe, ni koko nzajya ngukomeza, kuko nguhaye kwegera ya ntebe mumpamagara, nzakwitaba, ntugakangwe n'iminsi n'ibihe, kuko byose ninjye ubigena, nzajya nkurinda. Wow. Indirimbo ni nziza kabisa. Ni wowe wayanditse? Yeah. Amagambo wayanditse ukuntu yakurikiranyije kabisa aravukana. Amen. Nukuri courage kandi ukomereza aho bizagenda neza. Imana izakomeza kwagure kandi natwe tuzagushigikira. Nizere ko turasoje ikiganiro cyacu, nizere ko ubutaha ni tugukenera cyangwa nawe ukeneye kugira ibyo ubwira abafana bawe tuzakubona. Ubu twagusanga hehe? Kenshi nkunda kuba ndi kuri kwishaci, nkunda kuba ndi cyane nyanira kuri Pefa. Yego. Hano Kinyinya ku bantu bahazi. Ya mushumba w'itorero yitwa Pastor Muhizi. Nkabambwira n'abafana bacu bazadusure, aze bari baduteranira, turabatumiye. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha ku mwanya wanyu. Abakunzi bacu twari turi kumwe muri iki kiganiro, Imana ibahe umugisha kandi ndizera yuko umuhanzi wacu mumubonye, nizere yuko mugiye kumufollowinga, yaduhaye platform ziwe zose akoresha, ya YouTube yiwe ni Ishimwe David, yaduha contact n'ibindi byose. Rero nkuko dusanzwe dusupportinga abandi, nabo tumasupportinge, nta ushobora kugera kure adafashijwe n'abandi. Nkuko tugenda dufasha abandi, tureba indirimbo zabo, tubashigikira mu bitaramo, noneho nawe tumushigikire. Ndizera ko ubutaha nituza uzaduha gahunda y'indirimbo none ugiye gukora n'ibitaramo ufite. Sawa, murakoze. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, umunsi mwiza. Dore ndamiyo natoranyije, umutima wanjye ukamwishimira, nzatuzirwe mu kibanza cyawe, ni koko nzajya ngukomeza, nutsikira nzakuramiza, ukuboko kwanjye gukomeye. Amen, haleluya. Nugira imbeho nzagufureba, nijoro uryamye nzakurinda. Amen, haleluya. Humura mwana wanjye, nzakurinda iminsi yose yo kubaho kwawe. Amen, amen, kabisa. Nzatuzahirwe mu kibanza cyawe, ni koko nzajya ngukomeza, kuko nguhaye kwegera ya ntebe mumpamagara, nzakwitaba, ntugakangwe n'iminsi n'ibihe, kuko byose ninjye ubigena, nzajya nkurinda.